umva nkubwire ibi bintu simbikunda uranyumva oya no ntabwo nundi musi ntuzabyongere nje ntago ibintu mbikunda ujye ubanza ubimenyesha imbere yo kugira ngo kuri kamera ibyo ni ibiki no ntago mbikunda habe na gato niba ari ibiyanzanyemo people nizere ko mumeze neza cyane maho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino kwisi tukongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya yawe TV wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi aho buri hose ushobora kuba udukurikirana mu gitondo ubyutse ku manywa cyangwa se ku mugoroba bitewe n'igihugu ubiherereye mu tugwa ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi amaze mwibutse kandi ko turi kumwe na Body Max Fitness barakubwira ko nabo bifuza kumera neza cyane wifuza gutera neza gukora imyitozo ngororamubiri gukora siporo zitandukanye kugabanya ibiro cyangwa byongera personal trainer baguha imyitozo yawe ugatera uko bishaka dore mu giporoso usa n'werekeza Kanombe winjiye muri Hilltop gana Body Max Fitness cyangwa se duhamagare kuri 088 3580 tutagiye mu nziza cyane sauna and massage swimming pool ku bantu bikundira koga mutugane tubaha izo service bambabwiye haruguru umusaza bimeze bite tumeze neza kabisa amahoro turashima Imana nta kibazo ariko kubura aho ngaho ukonje bimeze nabyo gukonje no kubona akazuba ariko nabire naribi okay ni nayo mahoro ariko tumeze neza nta kibazo tugwaye ikaze kuri yawe TV murakoze cyane biracamo nta kibazo amazina yawe banita Rugero Raphael Van der Vaart cyangwa se Raphael Valane ujye ugaconga gake gakina kuri kangakero kikabasha nyikabasha nakinaga gatanu kaba nta muntu wacaho okay ni sawa cyane tugwaye ikaze umeze gute nawe meze neza cyane namahoro witwa ngo iki Uwamahoro Latifa ya Latifa Uwamahoro meze neza nawe tugwaye ikaze kuri yawe TV murakoze cyane ko witonze cyane ni ibisanzwe abayisilamu niyo ndwara assalamu alaykum wa alaykum salam kubanda bakano kicyara afaye bakano bakazi alhamdulillah ako kantu njya nkumva abavuze ngo nyine abashimiye Imana nyine biragenda neza nta kibazo ya bilalamin byose birajyana alhamdulillah rabbil alamin tunaga manu batubugitse neza musubamba zitabugitse neza tumeze neza cyane ubu usengeraho uyu nguyo biragaragara sengera ya ngende umukatolike urabizi cyane nikoraho neza original Katolika ni icyo kunywa ngo mamukubita nari ni gake turagerageza nuko gerageza ibintu byitwa ngo haramu ugeze mu musigiti murawuse ntago nyine urawusenya ariko hari abatabishobora girya se haramu api twaye tuyipfuye kombazi oya uramana nangira rwose bayipfuye byaravuzwe ariko se ntabwo njye nabishobora ni sawa cyane ariko abayisilamu iyo umuntu hagiye mu byita kubatiza iyo umuntu ashaka nko kubajoinira kubahuza cyangwa umuntu ashaka umuyisilamu nyine mu yandi madini babyita niba ari ukubatiza twebwe ni ugutora kumutoza shahadu aha ni sidija ko nta sidija ngo nana wowe na uruwafe oya wayibona nago wayibona irimwe hano mo imbere agisanga no ku maguriri abikwije okay Raphael hanyuma yitwa Latifa nibo tugiye kuba twiganirira kuri yawe TV kuri kamera zanyu umusaza uba wumva kugira ngo umuntu abe yakuza avuga ati ngiye ariko nakuze nkwiye kuva iwacu to nkajya muri ghetto cyangwa njya gushaka ubuzima mva ari nko myaka ingahe okay ni imyaka wenda 20 niyo yaba ari 23 cyambere ni mu mutwe ufite 23 udafite mu mutwe n'ubundi se ntacyo byakumarira ariko ufite 23 ushobora kuvuga ati okay ndumva ari ibyo nyeneye se cyangwa ndumva nyeneye kwigengamo akabiri wo wafata umwanzuro ukavuga ati noneho reka mbe nigengaho gato ndebe ndehera yifu ko bimeze ni nabwo umenya ubuzima bwo hanze neza original ati wowe yumva umuntu yakavuye nk'abo ku myaka nka 20 ariko nkuko bivuze ni mu mutwe cyambere ni mu mutwe na 18 wagenda ariko ku giti cyanjye 20
wavuga ati ngiye kwibana muri ghetto. Umukobwa se? Umukobwa? Abakobwa bajyamo cyane muri ghetto. Musa umukobwa agiye muri ghetto? Cyane baba biterwa n'impamvu. Hari igihe ufite akazi gusaba nyine kakure wenda aho mu rugo n'akazi kari ari kure cyane, gasaba nyine kaba ngombwa kujya gushaka ghetto yegereye akazi kugira ngo ujye ubasha kukageraho. Umusore wumvishe ngo umukobwa wa muri ghetto itutekereze ku myaka 20. Iyo wumvishe ngo umukobwa wa muri ghetto itutekereze iki? Okay, ubundi ku myaka 20 umukobwa ntabwo yakagiye muri ghetto. Ndumva ari mike ngewe. Kubera yuko ku myaka 20 umukobwa kuba yakwifata akajya muri ghetto afite imyaka 20 mba numva iyo wumvishe nk'umukobwa wawe kubwiye ngo muri ghetto itutekereze ni iki kitakikuza mu mutwe? Okay, icyo gihe utawumva yuko atari byiza. Ni ibintu biba byumvikana. Buca hejuru. Oya, reka nkwereke. Umukobwa ufite imyaka muri 20 akitora akajya muri ghetto, ndakeka ataramenya buri kimwe cyose ku buryo yajyamo no kwihiringa n'ibiki. Ariko wenda urimo urabica hejuru, abenshi iyo ufite umukobwa muri ghetto hari imico mibi bahita bamutekerezaho. Siko ujye ubyumva. batabatekereza imico mibi bakavuga ati wenda ubwo agiye muri ghetto karabaye azajya azana abahungu ibiki n'ibiki, ariko byose ni mu mutwe. Ariko ndumva ku myaka 20 uri umukobwa ntabwo bagakwiye kujyayo. Niko mbyumva ngiye ariko mba mudahuza. Ntabwo turi guhuza nyine 20. Ese suko ibyumva usaba umukobwa nyamugate yabaye akabana. Nyine biravugwa cyane binagaragara. Ngagiye kuzana abagabo, agiye kubikirara ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko wa mukobwa ugiye muri ghetto nyine yashatse kubikirara nyine abacyo. Ubundi intego wihaye niba uvuga ati akazi niko gatumye njya muri ghetto n'akazi. Sasa niba ugiye muri byo ngo ngikirara ngagiye kugezana abagabo nyine ubwo nawe nubijyamo nyine nibyo uzagumamo. Ariko niba wihaye icyambere nyine ni intego wihaye no ugatekereza nyine ibyo ngiye mibyari byo. Ese umusaruro kuntu babona umuntu akiba afite imyaka 30 akibe bakabatira mu rugo ko yani yarumbye. Ubundi umuntu abuza akazi akaba akomeje kwibera iwawe bitwaye iki? Kageza muri 30 kiri wanye. Kano bari danger. Imyaka 30 kava ku wa mbere kweza ku 30 kibi wanye. Uri umuntu w'umusore. Ibintu bigoye kubyumva ariko. Jewe uko mbyumva wenda 30 ntabwo akabaye ari wanye. So wabumara iki? Ese nakazi ufite wabujya he ati? Urabona udafite akazi wabuvi wanyuge. Nese ubwo wabugiye nta kazi ufite none se imyaka 20 ugira imyaka 30 nta akazi karabuze se? Akazi karahari ubwo n'ubunebwe. N'ubunebwe bwo kuvuga ngo ako shaka sikariye. Gute se? Akushaka kura gafite. Nange kiriho no kuba umuntu yanena akazi. Ubwo icyo gihe uba wanenya akazi kabisa. Ugomba guhaguruka ugakora utitaye. Hari n'abageze muri iyo myaka usanga barize bakavuga ati karasi nagakora. Karangira nakakabuze kamwe atakora. Ibintu byose no guhaguruka ugakora. Ntago warinda ugeze mu myaka 30. Hari abasore baba baravukiye mu bikoma by'avoka. Guteka yego ko ntago yabishobora yakwicwa ntiyavuga ati ngiye kwicwa niyo yayijya ni nkaho yaba atayirimo yabaje kwiryamamo ariko akibarizwa iwabo. Ese batera abantu bavuga bati umukobwa ubundi umukobwa w'umuco yakavuye iwabo agiye gushaka umugabo. Musawe ko ujye byumva? Nanjye niko njya mbyumva. Umuco se abeshya yakavuye iwabo agiye gushaka umugabo cyo kujya muri ghetto cyo n'ubu bandi. Ibyo se ntago bakibikurikiza rwose umuco waratakaye. So nawo muri ghetto? Oya njye ntago mba mu rugo. Ngo cyose utajya muri ghetto? Njye ntago biranzamo neza. Ibyakanjyanyemo se ubu nakwifata ngo ngiye muri ghetto nta mpamvu injyana. Urumva ko abashuka? Uri muri abashuka? Oya ntago ari ukubashuka. Bajya muri ghetto kandi hote? Nanjye mbonye impamvu injyanamo najyayo. Ariko nayo ariko mu gihe hari nabona akazi afite akavuga ati kusa nk'ubu yamutse ngiye gushaka ghetto nkaba nshaka. Yego kube. Oya birago aho ngana. Mura na Rafael akishyura ukwezi kube. Nawo ndubwo nyine nishyakira twavugaga. Wewe munamwishyura ukwezi kumwe se burana n'uburara. Ashobora nese kwifata ukawugiye muri ghetto nta kazi. Ubwo se
wenda afite umuntu wenda kuranda ubwo uzamwishyurira uko kwezi ese uko kwezi ni kurangira azabona undi nka Rafael ese Rafael ntibibaho naho abatipe bishyura abakobwa amezi ibyo bintu bibaho cyane kabisa njyewe ntago ndabikora ariko bibaho ndabizi ese umuntu agiye muri ghetto akabona nk'umutipe nka Rafael agakamiramo ati mwishyura amezi 3 ushaka kereka yizeye ko afite akazi nyine agafite aho ngaho avuga ati nibwo ngitangira akazi kumugira ahantu turabona akazi bikangira ukabona gusa ubwo uba wize kwizera ni byiza ariko se wowe ku myaka yawe ufite nagiye kukubaza ntabwo umutipe wawe ati ngwino nkwishyurire ghetto amezi 5 ngo ubyemere ntabwo nabyemera kubera ko nyine ntabwo naba mwize uwo se we naba mwizeye gute ubwo se ashobora kunyishyurira ukwezi kwa mbere ahubwo ati nta kibazo ndayishyurira rimwe wigira ikibazo ntabwo nabyemera ni iki kirimo gituma ubwo so ngo yaba nshikira ubwo ngo yaba nshikira aba ari urukundo ugira umuntu neza bwaba ari urukundo just urukundo akajya kukwishyura amezi 5 nta kazi ufite ese arajya kukwishyura amezi 5 ibintu byose byo muri ghetto uwo urabikura he arakwishyura ajye no kubigushakira nta kazi ufite njyaho nabyemera mfite akazi mvuga ati mbonye akazi ariko kuko ariko nibwo nkigatanga mfite wenda aho ngaho wenda yaza akanyishyurira nanjye ibindi nyine akanyishyura ariko amezi make nabyo kuvuga ngo arajya kunyishyura ayo mezi iki kirimo kuwutera ubwoba aho ngaho ikintu kiri kunteramo ubwoba uwo muhungu uba ugiye kukwishyura ayo mafaranga ni musaza wawe ni musaza wanjye wamunganye ese ntabwo kugira neza mudafitanye isano barahari ariko biterwa n'abarimu umusa nta mwari uravuga ati reka nkuremere kohereza akantu kuri momo njyewe akohereza njyewe se barahari nose wowe umutipe akorera amafaranga bitwaye umva n'uriya abakobwa bajya bamwohereza ubwo se njyewe rero kankubwire ntabwo ibyo mbyemera ubwo se yaba nshike atari musaza wanjye muri make ibintu by'ubusa ntabwo byemera ibintu by'ubusa no bigira izihe ngaruka nyuma habamo ingaruka ni kwa kundi twatangiye tuvuga ati umukobwa agiye kuba muri ghetto ni kwa kundi aba agiye kubikira bitangira gutya umukobwa agashokerwa kumva nyine yakumva yagezeyo wa wundi wenda wo kumwishyura amezi 5 ayo mezi 5 hazaza n'undi cyakanyuzamo akaza akanarara nese yagwaye amafaranga yo kukwishyura amezi 5 nta kintu mupanga araza by'ubuntu nta bintu by'ubuntu bikibaho nta muntu ntabwo ikintu cy'ubuntu biterwa n'uwo ari we umuntu ugeze kuguha ikintu bikarangira agikurikiranye ashaka inyungu ni byari cyari nk'igihe kiba cyarabaye nawe ntabwo birabaho agafone ntabwo ari umujya ni njye wakiguriye nuvuga ngo ikiriho cyo nuko umuntu yaguhaye ibintu byanga bikunda hari indi nyungu bazabonamo aba ari indi nyungu biterwa nyine n'uwo ari we abashoye agomba kurya n'ukwishyura ese Rafael tuvugishe ukuri umuntu wese uguhaye ikintu niko ari indi nyungu agamije cyane cyane ku batipe igihe umusore ari kinawe umukobwa ntabwo ari buri gihe ubundi biterwa n'ukuntu ubanye n'umuntu hari ukuntu dushobora kuba tubanye njye n'umukobwa ari ubucuti busanzwe ibintu byose nibyo abantu bishyiramo ari ubucuti busanzwe nkaba nzi ikibazo afite njyewe ataranabimbwira se cyangwa atarambona ko ubufasha bukenewe nkaba namufasha abandi wenda ku ruhande bakaba babibona ukundi ariko njyewe akaba ari ibintu bindimo nkaba nzi icyo shaka nkavuga ati ni ukumufasha gusa just nta kindi bibaho umuntu agafasha umuntu nta bintu bindi amukurikiranyeho bibaho kabisa nabyumvise ariko ni bake babaho ni bake ariko bibaho ese kuba mva ufite ubwoba kandi numva bitarakubaho iyo experience yavuye mbibona ku bandi bitoye byabaye narabo mbona byagenze gute ibyo ngibyo tubireke kuko ndabizi ko bibaho bamuhaye telefone birangira atanze umwana gusa gabaye ese ubwo aho ngaho wenda icyo ngicyo tunakivaho inama aho ngaho bari inama bari b'abakobwa gira inama
abari b'abakobwa inama nabagira bitondere ibintu biri hanze bitonde birinde rwose. hari igihe umuhungu ashobora kugushuka akakubeshya ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga nawe uremeye urabyemeye kandi nta muntu ni mugari ntago uzi icyo atekereza hari ibyo aba akeneye. ugomba rero umukobwa wese rwose unyumve babikaze mwirinde iby'ubusa rwose. Kora amaboko mu mufuka bikorere barya ibyo bakoreye bavunikiye kuko ariko umuntu byahiriye ubwo wapfa kubimukuramo biba bigoranye kubimukuramo. ubonera utufaranga tw'ubuntu nta n'imvune se yakumva imvune yabyo gute nyine bazana kirira nyine atanabikoreye ntago biragoranye kubimwumvisha ntago Okay Latifa Rafael wowe ariko rero n'abantu batanga ibintu by'ubaha bagira neza bariho wowe inama ni ihe? Okay inama nabagira uze kumenya umugira neza n'ushaka kana biti no kuvuga ngo hari ukuntu nk'abantu nka kwa kuntu ubanye n'umuntu hari umuntu abantu turatekereza hari ukuntu ubanye n'umuntu ukabona ibyagufashije n'uburyo bigufashijemo ukabona nta kibazo kirimo bitewe n'ukuntu mubanye ariko nanone hari umuntu ugufasha nawe ukabibona neza ukabona yuko izo atari impuhwe gusa ukabona bibaho twese turatekereza kandi turabizi ntabwo turabaswa. hari ukuntu umuntu agufasha ikintu ukabona ararengereye ukibaza se ibi byose ni iby'iki ukibaza ati ni iby'iki byose. ni ukuvuga ngo tugomba gushishoza tugashishoza nanone tukamenya ko abantu bagira neza bariho n'abagira neza bafite icyo bashaka bariho. icyo nababwira bashishoze cyane cyane abari bashishoze bamenye umuntu babanye uwo ari we. Ako ndabona ikubare ariko we n'abatipe sinzi bahita abakecuru bamwe bifitiye ngo ibiceri bashaka udusore aho ngaho tuvuze ku bakobwa gusa nabo kumuza no kuri abo batipe nabo bashishoze abatipe ibiceri yabireka umusore ahuye n'umukecuru ibiceri yabireka ntabwo n'abasore bashishoze nabo bashishoze ariko bikubayeho ngewe urumva wowe bikubayeho urumva kandi ufite n'umuntu mukundana ukabona umukecuru ukaba uti ugira ikibazo wowe icyo uzajya ugibona cyose akazakwishyura inzu nka byane twavuga ku bakobwa urumva wambwiye uti ayo mezi 5 yihorere ndabona ushaka kungusha habi. Okay nkanjye kanivuge ku giti cyanjye ashobora kuza gutya avuga gutyo nkamubaza se ibintu bigamije iki turakundana nagukunda nakwishimye akaba ariko avuga uteze nyine ariko urumva harimo difera ni mukuru ni umukecuru uri umusore urumva ko harimo difera nanjye ku giti cyanjye ntabwo byakunda amwita amafaranga yajyanye nzi cyane rwose njye nzi gukora amwumvishije ariko mfite amaboko mfite amaguru arakana wenda ucomotsemo nako n'amaguru reka tukavugeho buzemo ngo difference y'ingano harimo difera kuba umuntu akuruta cyane byakubuza ko mushakana. Okay byaterwa n'igikurira kurushko uko angana nyine akurusha imyaka 30 ni myinshi gusa barabikora ariko kuri njye ni myinshi biterwa n'imyaka yari 30 niyo wapi yaba ari papa 30 ni myinshi urukundo rureba ku myaka rwose n'abantu ujye ubona bashakanye kandi ukabona umwaro utundi cyane ariko n'urukundo rwa 30 ni myinshi uziko ntabwo kuna n'umuntu ukuruta unduta yanduta cyane rwose imyaka ingahe itacamo wenda yaba myinshi wenda ikaba 10 yonyine 10 yonyine rwose bashaka n'umuntu kurusha imyaka ingahe yabaye myinshi njyewe nyine kabisa urukundo muzi cyari cyo urukundo se ni dutazi cyari cyo nasi bavuze ngo urukundo ntago rureba ku kintu runaka akimyaka ntago kaba karimo biragoranye ngo urukundo ni impumyi
urukundo ni impumyi biba bigoranye. Kubyemera ko ari impumyi. Ni impumyi ariko hari aho bigarukira. Ku myaka ho wapi rwose? Ku myaka rurareba. Wapi ku myaka. Bose urukundo ngo ni impumyi ni kubyemera nawe? Okay, urukundo ni impumyi ariko avuga ngo urusigaye rureba. Ariko no kuvuga ngo nubwo ari impumyi ibintu byose ni iby'umuntu aba yishyizemo. Buriya twicwa n'akantu gato gusa. Buriya wifashe ukavuga ngo uyu muntu arashaka kunyinjirira kandi niduhuje n'ari kuri revo ashaka, ukabyishyiraho ukavuga ati ibi birahagije reka mwiceho cyangwa se mureke. Birashoboka cyane kuko ibintu byose nibyo twishyiramo. Birashoboka ko wakwikotorora ukamenya icyerekezo cyawe, ukamenya naho ugarukira cyane rwose. Birashoboka. Numvaga urukundo rutita ku myaka. Washaka umukobwa ukuruta ego wenda ku mukobwa birashoboka, se umuhungu yajya gushaka umukobwa umurutaho barabikora iki ku mutipe wumvaho ntari? Ku mutipe ntabwo ariko hari aho bigarukira n'imyaka najya gushaka umusaza koko najya gushaka ego ko wapi ntabwo wapi akuvuga ko rwose ko wapi wenda ku mukobwa nako nawe bigiraho bigarukira ntabwo wajya gushaka umuntu ukuruta kure cyane kurusha imyaka 30 yose. Ariko nanone ku muhungu ugiye gushaka gukundana n'umukobwa nanone ntabwo ibyo byonyine niyo mwaba mungana. Burya abakobwa tugira ikintu cyo gusaza vuba mbere y'abatipe. Rero ugiye kuvuga ngo ugiye gushaka umuhungu agiye gushaka umukobwa umuruta, ahangaho ntabwo hari aho bigera umuhungu akavuga se yarashaje reka njye kwishakira akajya kwishakira utwana dutoya kuko nyine uba wamaze gusaza. Kuko abakobwa dukora iki nyine wabona ko nyine turi proud yiwe nyine avuga se umukecuru tuzasohokana uyu ni bazagira ngo ni mama mbyara ajye kwishakira utwana dutoya. Aho ngaho ingaruka zirimo no kumuntu ataba proud yiwe. Ushobora kumushaka nyine ushobora kuba bangana kuri umukobwa asaza vuba mbere y'umuhungu. Ushobora kumushaka nyine bateretana nyine bangana bakanabana igihe kikagera bakabana babana noneho umugore agakura cyane ngo kurusha umugabo ugasanga umugabo atangiye asajya mu bindi bitekerezo. Tuzasohokana tugendana bazagira ngo ni Mary ntabwo bazumva ko ari umugore wumve ko nyine ari ibintu bigayitse atangire runguruka utundi dukobwa ngenda tureba nyine ugasoreba mwakanga nyine aho ngaho wumva nyine ntabwo aba kiri proud yiwe. Okay, fresh sana. Tuvuge noneho Latifa akunze umusore barakundanye koko igihe cyo kujya kumwereka ababyeyi kirageze agiye kumwereka ababyeyi baramwanze babigenza gute Lati? Tubanze Rafael bakundanye n'umukobwa agiye kumwereka iwanyu batikurana babigenza gute? Icyambere ntago bamunkundiye ahitamo kumushaka cyangwa ubura umuryango uko niba bimeze. Iyo wakunze uba wakunze njyewe aho yava akagera nikundiye umwana namujyana bakamwanga ntago nabumva kubera yuko ntago bamunkundiye. Ikindi ntabwo banoranyiriza ngo bazanyubakire, ntabwo yaza mu rugo rwanjye ngo aje kunyubakira n'ubundi ninjye biba bireba. So ni ukuvuga ngo bamwanze ntabwo nahita afata umwanzuro mvuga ati ubwo bamwanze nanjye reka mwange uteze baza aho twahuriye. Wahitamo kubura umuryango kubera umuntu umanye? Oya reka ngwereke nabibumvisha ntago nahita mbigira birebe nabibumvisha ariko sinamureka nta mukunzi nibwo namukunze nuko cyane rwose. Erega biriya nibyo baba bigira ukora icyangombwa iyo wakundanye n'umwana mugapanga ibyanyu umuryango uvaho ukemera
nabo babitekerezaho bakareba bakavuga ati bana nituza abo bahuriye katubareke tubyemere, barabyemera nge ntabwo namureka umuryango kubera umuntu umwana ubwo mubona mwemeye mukashakanije akagusiga warasize n'umuryango ukabibura byose. Si ubwo yabikora naba nemeye kumukurikira akabikora. Bibaho ariko nyine umubyeyi ibyo ngibyo konzi kari ibyanjye. Niba wakunze umuntu umubyeyi aba ari umuntu ukomeye ukureberera, aba ari umuntu ukomeye. Yabonye ko umutipe uzanye rwose wapi ari mafere. Wakunze burya wakunze wamukunze ntacyamugutandukanye n'uwo wakunze. Ngewe rwose ku ruhande rwanjye namukunze, ababyeyi nyuma bazabyumva, bazagira bakabyumva, ariko ntabwo bari gufana umubyeyi, bazabyumva pe. Fresh sana niko mwana. Ubwo rero nuvuga ngo ntabwo wakwemerera kujya wote kureka umuntu mukundana gukora umubyeyi. Kareka wapi pe, namukunze ko wakunze umuntu nyine ubwo nyine niba bamunyengishije bagashyiraho itegeko ubwo nyine, ariko ntabwo namureka. Ntabwo yapfa kumureka. None se wumva se ko mwanyobesheje mukanjyana hakurya hakuno, hari ikintu atababwiye? Urakeka ari nk'iki? Ni ukuvuga ngo twaje hano turi babiri, ariko uyu ni umukunzi wanjye. Turakundana cyane kabisa, ni umukunzi wanjye. Niba mwanyobeshe umujyana hirya gatangiye ikiganiro marare sinarindi bituma nabivuga neza, ariko uyu ni umukunzi wanjye. Turakundana cyane rwose, umukunzi wanjye. Tabeshya se mukundanye igihe kingana? Dukundanye imyaka 5. Mwaciye imyaka 5 kabisa, urumva ko tubanye neza. None se ibi nibyo wanzanyemo? None se kuvuga ko mukunda hari ikibazo hano kuri kamera? None se nawe koko urabona hari ikibazo? Ngewe ndakukunda, niba mbivuze ikibazo ahangaha se hari ikibazo nyine, ngiye ndagukunda, nshaka kubyereka isi yose. Hari ikibazo se? Oya, ibi bintu ntabwo kuri kamera, aho kabungu bikigiye mwabaye mute se nkozi ko se? Oya, ibi bintu ntabwo mbikunda. Kuri YouTube abantu bose babibone. Oya no, ndumva nta kinkoze kabisa. Ntabwo nkunda ibintu biri public, no. Tugomba kubiganirira ahandi, ariko wapangaha no. None se ntabwo nkunda ku buryo nabyereka isi yose? Turakundana, urankunda nanjye ndagukunda, ariko kuzana umuntu kubishyira muri public, ibintu byanjye nkunda ibintu biri private. Kuba wanzanye mu kiganiro ibintu nk'ibi ngibi ngo urankunda, ariko oya, kankubwire ibintu nk'ibi ngibi simbikunda. Niba dukundana ibintu byacu bigume hagati yacu, then inyuma tuzabigaragaza. Kunzana imbere ya kamera no, ntabwo mbikunda habe na gato. Ugomba kwanza ukabimenyesha, nta nubwo wabanje kubimbwira. Umva nkubwire ibi bintu simbikunda. Uranyumva? Oya no, ntabwo ikintu kibakoze nuko atabanje kubimbwira. Yakagombye ko yabanje kubimenyesha, nkaza mbizi tukabanza tukabyumva. Oya, ntabwo rero ngiye ndumva nta kibazo. Nundi musi ntuzabyongere. Nge ntago ibintu mbikunda, ujye ubanza ubimenyesha imbere yo kugira ngo kuri kamera. Ibyo ni ibiki? No, ntago mbikunda habe na gato. Niba ari ibiyanzanyemo, oya, mbivuyemo. None se kugiye dusore ikiganiro. Musa subwo wowe no kwihangana none se waruzi ko ukoze ibintu byiza uje kuvoterekana umukunzi wanjye, none dore bibaye. Numvaga nakosa nkoze kabisa nk'umuntu w'umukunzi wanjye. Urumva niba ukunda umuntu uvuze uti wenda ngiye ndi proud y'umuntu, reka mwereka abantu cyane rwose. None bibaye, reka n'ikiganiro tukireke. Ukwihangana, ariko ngiye natekerezaga wenda ko nta kibubu ukoze, ariko subwo umuntu zadutaye mu kiganiro yari umukunzi wawe, bimeze gute ubyakiriye gute? Shobora kuba mbivuzemo ubutse. Shobora kuba mbivuzemo ubutse, sinzi niba atananyanze burundu, ariko ubonye yuko ngewe uko mbyumva nta kibinkose. Ariko shobora kuba mbubutse
sinzi ko azongera no kumvugisha ntabwo mbizi kuko agiye ababaye cyane ko ngiye warukoze ibintu byiza byo kuvuga ngo reka mu presenting abantu de proud ye nanjye ngiye kubikora mvuga ati ni byiza cyane kandi njye numvaga nicyo bitwaye nanone ndacyumva ntacyo bitwaye ariko agiye arakaye cyane kandi njye nabikoze ndi proud yabyo sinzi niba atananyanze ntabwo mbizi neza kabisa bro ihangane kabisa ikiganiro tunakireke kuko ndumva nasi ukuntu meze kabisa ndumva bicanze no kwihangana ariko nyine ubwo no kuvuga ngo ntekereza wenda umuntu se yakibazo niba umuntu yashaka kwereka umuntu ko ari parodiye bikagera nka kuriya bijya bikorwa bitewe ndumva ari hatari kabisa sinzi niba urukundo ari nyabaki ubu biracanze kabisa ariko numvaga nta kibazo nkoze ngiye nta kintu kibi nkoze ihangane ikiganiro reka tukireke ntacyo konde no sugo twajya ati nacyo ikiganiro cyacu tugisoreze hano urana ntabwo ibintu biba bigenze neza ariko nyine nta kundi no kwihangana ubwo tuzakomeza dukurikirane tumenye ngo nyuma yaho byaje kugenda gute umuwanye gute wakoze cyane kutuganiriza kandi no gukomeza kwihangana nta kibazo kabisa kandi namwe mwakoze cyane